Yesaya 43:19 ngo dore ngiye gukora ikintu gishya ubu kigiye kwaduka ntimuzakimenya nzaharura inzira mu butayu ntembesha imigezi mu kidaturwa. bivuga ngo iyo urose amagi ari clean asa neza ari mu ndobo ari ahantu atunganye ni amahirwe macya agiye kwaduka bakajya bazanga ariko buriya ni kanaka mbese uriya asa na runaka none se runaka biriya yabikora sinambabazi mwene ntambabazi ni wese ahubwo wateje confusion ugiye guteza confusion ariko iri positive ikintu cyose noneho kurota ufite amagi mu ntoki zawe yego somera urwandiko rw'Abikorinto ba mbere ibice 4:2 urwandiko rw'Abikorinto rwa mbere ibice 4:2 ibice 4:2 haragize hati kandi ibisonga bishakaho ko biba abanyamurava. So kuba ufite amagi mu ntoki zawe ariko muri gisonga urakize. Igisonga ni nk'icyegera cy'umwami. Ni promosiyo ariko uba ugomba gukiranuka uyafite mu ntoki zawe. Nashaka abahiye nashaka abari mabisi ariko you have eggs in your hand. Bivuze ngo uzamutse mu bikomangoma kandi ugomba gushakwaho ukuri. Yego. Urumva aho bitandukanira n'ibyo abantu bajyaga basobanura. Ni ukuvuga ngo iyo rose ufite amagi mu ntoki zawe bisobanura kuri igisonga ubonye promosiyo n'amahirwe adasanzwe. Kubundi igira ivuga ibintu bikomeye kandi bagita bashaka ko ukuri no ubumwe bw'abera ministries aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira umenyesha kumwe bw'abera sidini sitorero ntabwo rigenda no kuba ryo ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka ugasenya ibicaniro bishye ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira bawe mwanira busize siga umurage muzima siga umurage ukwiriye imbere y'abantu imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh hallelujah hallelujah building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande senya ibicaniro by'uburyo bwose maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe amenye kubana n'abandi kubana mu gihugu neza kubana n'itorero neza no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye nibwo butwari. Amina. Kusuje nkwifurije kugira ibihe byiza aho dukurikira uherereye hose. Ni kumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Ngo haye ikaze mu kiganiro cy'umugoroba Build an Everlasting Legacy cyangwa se mwanira abawe. Kumwanira abawe bifite meaning nyinshi. Guharura inzira abawe bazanyuramo bakayinyuramo bemye batabuba. Tujya tubifatira urugero ku bikorwa byiza abayobozi bacu bakoze biyimye buto bwabo biyima ibyiza byari kubanezeza ariko kugira ngo u Rwanda dutone mu uyu munsi ruzaba rumeze neza. Ni muri urwo rwego rero urubyiruko abantu bose baba basabwa kugira ngo bagure ibitekerezo yaba mu mwuka yaba n'ibikorwa bifatika kugira ngo bazabakomokaho cyangwa se n'abandi bandi bo ku ruhande bazavuge bati ibi bikorwa byari bya runaka yakoze neza natwe turishimye. Mushumba ndagusuje cyane wiriwe neza? Yaniriwe amahoro. Numvaga nshaka gufata umwanya ngashimira abantu. Nta kibazo. Hari abantu bambaye hafi. Yego. Simbavuga mu izina. Ntacyo bitwaye bashimire mu buryo wumva ushaka. Bambaye hafi pe. Ntari nzi ko n'ubuzima bwanjye babuze. Bati ko twakubuze. Yego. Bari muri Canada ari babiri kandi n'abagabo. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Hari abanyarwanda Imana ibaha umugisha.
hari umurundi kazi ukora muri bintu bijyanye na forever. Yego. Ejo yuri indege ajya Johannesburg. Ubutumwa yohereje narabubonye. Yego. Nabonye abantu narumiwe. Kugera ubwo noneho buno burwayi bugabanuka, nakorewe therapy n'umuntu wo muri Canada. Ambwira ikintu gikomeye, Jerry, nzakwigisha ibintu mu minsi iri imbere. Nakuri. Uzambabarire nkwigisha. No yandi ku ishuri. Yarambwiye ngo guhindura style de vie, lifestyle, uburyo bw'imibereho ko wabagaho. Ubwo njye numva ngiye kuryama nkaruka, arambwira ati oya, uburiri ntabwo ari aho wapfa kujya uko babonye. Abanyigisha kubaho ndumirwa. Aranyigisha, nzabikubwira mbibwire n'abandi. Isukari yari itangiye kugira gutya kuzamuka, n'umutima uteragura, sinzi aho byanyuze. Guhindura style de vie byonyine gusa, kabuze isaha ugomba kubyukira, ukanywa amazi agatasi gato cyane, warangiza ugakora marishe yonyine. Hari isaha yo kujya kuzuba kuba vitamine C iboneke. Kwa kunda abantu barya nka ropo kayirya yose, ahubwo ukayigabanyamo 5 cyangwa 3. Yaranyisha kandi n'umuntu umukozi w'Imana. Yego. Agera ubwo ambwira ngo aho kugira ngo wicare jya mu ishyamba urebe natire, none hampa akantu kashekeje. Arambwira ngo turagukundura dusengera. Yego. Turagukundura duhanura. Ariko se ko turagukunda, numva mu nkunda. Arambaza ngo umuntu ukunda ifi mubwirwa n'iki? Umuntu ukunda ifi? Mubwirwa n'iki? Kiransinda. Nanjye kiransinze. Umuntu ukunda ifi so yigurira ikarayi n'amavuta yo kuyotsa, ahubwo nucukura hazayororera. Ntabwo ari wa wundi ujya uyishaka ngo ayotse. Uwarikunda. Arambwira ati nawe kwiriga uduhanurira udusengera, ntabwo tugukunze, turikunze, banza wikunde. Ayugera me? Ndakumva. No kuvuga ngo amashusho meza ugira kuri kamera, uriya kuba tugutumira ntabwo tugukunze, ko tuguhunze twaguha umwanya. Yego. Ahubwo dukunze twe tugize gute? Muri ikunze. Yes. Cyane yo bizariko. Yego. Arambwira ngo umuntu ukunda indabo suzi canga zijyane mu ivaze, ahubwo nuzitera mu rugo akajya zivomerera. Yego rata. Kare harimo filozofi. Ati buriya umuntu agenda gatereta umukobwa akamwigisha akamubwira ati ndagukunda, nzaguha inka, nzaguha iki, yabona ibyo yifuza akigendera. Se ko karamukunze, amwambuye ubusugi, amwambuye umurongo, ntazamujyana. Atumva abantu batikunda. Tumva rero pastor, kuba dusengera amanywa nijoro, mbere na mbere guhindura style y'ubuzima. Yego. Banza wikunde. Subwo nta kantu toye kamwe se ni twinshi kandi twingira akamaro. Rero abantu turikunda, ntabwo dukunda abantu. Aho kantu yambwiye hano wananyarikira, arambwira ngo ngahise azino kwa pastor bose kubera ko nta muvugishije. Duse nyandikiye saa 7 z'ijoro, ngiye uzimerewe gute? Rero so kwikunda oya, ambwira n'ibindi ntari bukubwire, nzakuganiriza gake zagenda Isara. Ambwira uko ugomba gutwara ibintu, uko ugomba kubaho, uko ugomba kumva unaniwe ukajya mwishya, cyangwa byarimbuka igira mu bakarani mugahindura ubuzima mugaseka, byanarimbuka ajya no muri stade ukumva ahantu hari urusaku. Switch lifestyle. Arambwira ati kandi iki igihe umva kwigunga bikujemo, nushaka shyire kutere mu matwi wumva indirimbo izo mwitizi. Arabwira ati ubundi sindirimbo z'Imana muri mbazira n'iz'Imana kari zanyu.
ati indirimbo iri mu ijuru ivuga ngo urera nta yindi mana buryize. Biriya bintu ngo tuzabari batatu tuzabanyukanyuka ntabwo burya Imana ibyumva. Yani ibyanyu mwihimbi. Yambwiye still dovindume ko wica gukora siporo. Ariko akantu kanyisha ni kamwe. Arambwira ngo banza wikunde. Kandi ni wikunda ntuzarya byinshi bikwica. Wikunda ntuzishyira mu madeni. Arambwira ngo abanzi bawe ni batatu. Uwa mbere ni umunwa wawe. Uwa kabiri ni inshuti yawe. Yego. Umwanzi wa gatatu ni icyo ukunda. Uziko abo banzi tubafite. Umunwa uhemuje abantu, umushombo umunwa uhemuje abantu. Inshuti yawe. Inshuti zacu ziduhemuje umugaragaro. Gushyira ahantu gatatu icyo ukunda. Cyo cyakwica. Niba ukunda ubugari ukarya igisorori. Tayari. Avuga ati niba ukunda ubugari rya gato ngiyime. Umuntu ugukunda ashobora guhura n'ibintu byakwica. Yaguha brusheti kandi azi ko imwe ihagije. Avuga ati dore abanzi batatu. Anje arambwira ngo kandi umubiri wima ibitotsi, umubiri wima kurya neza, umubiri wima gusinzira, umubiri wima gukarabya, umunsi muzakwishyuza ugeze mu zabukuru. Kwishyuza ibyo utahohaye wagombaga kuba. Ndamukunda. Abafaransa ni benshi ariko namwise kuri telefone ngo ni intwari yanjye. Niyo mpamvu zinahindutse umwana. None abona bizo ko nemeze ubushize. Birimo ubwenge. Nuvuga ngo mu gitondo nta n'ibintu byinshi giye fata buriya. Igira imwe agapande kagakoma gake. Tukinywera amazi. N'ubu ngo nubwo twicaye mu kiganiro gutya. Ubu ndi muri siporo nuko mutabizi. Ndimo ndabyinisha amaguru yanjye uko imitsi yanjye igoye. Anyibwira ukuntu ukora siporo bugufi. Anyigisha ikintu cya mbere kubanza gushyira muri mbayindi. Gutoreje ubwonko. Nkirinda umunwa, inshuti zanjye nibyo nkunda. Niba ukunda ikawa tangira umwe gake. Inyama gake. Mbega icyo ukunda cyakwica nicyo kiguhitana. Ukunda ni nka yambe base. Ukunda ngo iyo uyishaka ushyira rwaga ko cyane ikunda kunyura. Ukunda we aba yumva yaguha byinshi. To suppose naguha icyayi arashyiramo ibiyiko nka 7 kugira ngo uryoherwe karagukunda. N'impuhwe yakugiriye arimo aragucukurira iki? Imva. Ikindi ntukarye ushonje kandi ntugategereze kusonza, ahubwo jyurira ku isaha ntashaka kurya akantu gato. Ntukarye ushonje, ukarindira kusonza. Mubiri wuhemukiye. Harimo amasomo menshi tuzayagarukaho. Ikindi ugomba kwiriza ubusa rimwe mu cyumweru, ariko kubw'inda yakunaniye ukarya imbuto ukanywa n'amazi gake. N'ibindi nzakubwira uko uryama, kubyuka, kuvuga, uko handlinga case. Nshuti ubwira kandi kabanga yambwiye. Yarambwiye ngo abantu bagiye kukuvugaho uhita batanguranwa. Ukabavuga urugero warananutse ko watukuye, mbega bagira bakwigeho, uhita ubarusha imbaraga ukazana ibiganiro bidahari, ukaba devi ukazana n'inkuru ngo batakuvugaho, kanetarariza bya bindi cyane. Nk'ubavuga ute ko pasiteri ko turuzi wananutse byagenze gute, mitanzani n'inkuru yo muri champion ku buryo ndeviya kugira ngo ntaba topic. Kare reka twivugire. Kurota nanone ikintu kimbabaje, ndimo ndasa nkaho muri minsi maze abantu bagiye bavuga nabi inzozi nkumva ndababaye mu mutima wanjye. Ariyo mpamvu ngaruye icyo twita amagi, nshaka gukosora ibyo abantu bagenda bavuga bitari byo rwose. Amagi dreams of eggs. Kurota amagi, a whole clean eggs, amagi menshi ariko
afite isuku, asa neza. Iyo ni inzozi. Iyo Umugisha ariyo uza kubazi gusoma Bibiliya bajya basoma havuga ngo muri Yesaya 43:19 ngo dore ngiye gukora ikintu gishya ubu kigiye kwaduka, ntimuzakimenya, nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Nuvuga ngo iyo urose amagi ari clean, asa neza, ari mu ndobo, ari ahantu atunganye, ni amahirwe macya agiye kwaduka bakajya bazanga ariko buriya ni kanaka, ngese uriya asa na runaka, none se runaka biriya yabikora, se nta mbabazi mwene, nta mbabazi niwe se, ahubwo wateje confusion. Ugiye guteza confusion ariko iri positive ikintu cyose. Noneho kurota ufite amagi mu ntoki zawe. Yego. Somera urwandiko rw'Abikorinto ba mbere ibice 4:2. Urwandiko rw'Abikorinto rwa mbere ibice 4:2. Ibice 4:2 haragize hati kandi ibisonga bishakaho ko biba abanyamurava. So kuba ufite amagi mu ntoki zawe. Ariko muri gisonga urakizi? Igisonga ni nk'icyegera cy'umwami. Ni promosiyo, ariko uba ugomba gukiranuka uyafite mu ntoki zawe. Nashaka abahiye, nashaka abari mabisi, ariko you have eggs in your hand. Bivuze ngo uzamutse mu bikomangoma kandi ugomba gushakwaho ukuri. Yego. Urumva aho bitandukanira n'ibyo abantu bajyaga basobanura. Ni ukuvuga ngo iyo rose ufite amagi mu ntoki zawe bisobanura kuri igisonga ubonye promosiyo n'amahirwe adasanzwe. Kubundi igira ivuga ibintu bikomeye kandi bagita washaka ko ukuri nuko. Yego. Nagira ngo ndebere John ibice 2:25. Yohana ibice 2:25 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ngira ngo hari. Ibice 2 umurongo wa 25. 25 haragira hati ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu kuko yari azi ibibarimo. Icyo umurongo usobanuye? Oya. Ni icyo bita broken eggs. Amagi yamenetse. Yes. Ni ukuvuga ngo ugoswe n'abantu babi. Be careful. Ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu kuko we ubwe yarazi ibibarimo. Urose amagi yamenetse. Yego. Byakwitura hasi waba urifite cyangwa ubona mu ndobo. Faut faire attention. Wajwemo, wagenderewe, kandi abantu baje mu buryo bune: kwambura umugisha, guteza indwara, gutandukanya n'abantu, yego, kugusigira inyatsi. Rero Yesu we ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu kuko yarazi bigize gute. Reka natwe ntibazagushu, nta buyoborwa umwibye, ayoberwaho muhisha. Hari kuvuga ngo reka ndenzeho nigire tarisisi, ariko by'ukuri umuhemu ugize gute? Uramuzi, uramusobanukiwe. Wanshyiriye mu cyayi ndamuzi. Kandi dukomeje urugendo. Murajyanye ze? Oya, ntabwo tujyanye. Uyumva turi kumwe. Ako we waramusize, arazamuka umanuka cyane. Ariko mwarimo ndategura diru. Ndimo ndategura yo gusangira nawe. Ninjya guhaguruka mubwire nti noneho ntabwo ngisiga utangira nka kwa kundi. Mu cyayi? Reka sige nkimaze. Iki? Aha dora. Niko nzamubwira. Ni bwa bundi bwari bumpitanye. None rero uyu munsi reka sige nkimaze njye kuri toilette ndagaruka.
ngomba kubimubwira. oya Yes, si kera kamaze iminsi antumira kandi simboneke. aha muri office Twikomereza akazi. Ntiyagomba kubaza no kubwo yari abazi burundu. So urose rero amagi yamenetse. yego Menya abantu. kanange cye cyanje nkimwe Oya ntabwo ahari. Bose ko oya bagera ku gacemo uwo dufitanye gahunda niba yagira ngo ibyo ambereyemo birangire kumbi ntazi ko ibyo nkora mbibwira umugore. So umuntu yaguha amafaranga ntavuge ko bizamera. ntabwo bishoboka. Ntabwo ari ngombwa. Broken eggs. So broken eggs. Yego. Noneho rero icyo gisigaye iyo umaze kurota bino bintu, Yego. ikintu cya kane, a rotten egg. Iryabuze. Rotten egg. Yabuze. Igi ryabuze cyangwa amagi yabuze. Rishobora kuba rimwe cyangwa menshi. Bisobanura ikintu kiri negative kuri wowe. Niba ugiye gusura umuntu umureke ntacyo bikureyo. Niba uri rose ugiye gukora business nyaboneka. Stop. Yego. Niba ubirose. Yego. Ugiye gutegura mariage n'uwo muntu mutaraproposa ngo babimenye. Yego. Akariro gake na feri. Cyane. Banyu? Ndakumva cyane. Aha rero ntago abantu babyitondera. Hari igihe usanga amagi arimo yamenetse n'amazima muri poti imwe. Yego. Biba bivuze ngo situation yawe izagira imbaraga iciye mu bintu bibiri. Nuvuga ngo ubwenge n'ubuhanga bizagufasha ko arya mazima akugeza kuri destination y'ubuzima bwawe. Ariko ari yaboze nutayakuramo n'ubundi imigambi yawe zapfa. Nuvuga ngo muri wowe two ways. There is two ways. Hari inzira ebyiri. Il y a deux chemins quoi. So nuvuga ngo igihe cyose ubwenge uzagira buzorienta ya magi mazima. No kuvuga ngo icyo ugomba kwitondera ni muri decision ugomba gufata. Yes. Mu gihe muri the same pot cyangwa se dans la même panier, il y a deux œufs, harimo ayabaye kuba écrasé, yamenetse, akaba n'andi ari mazima. Yego. So il faut faire attention. Your decision cyangwa decision ugiye gufata. Yego. Ni izagena icyo uzaba cyo. Okay. Ubwo Imana yakubwiye ngo tonde mu byo ugiye gupanga. Mu mishinga, muri gahunda, mu mahitamo, ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero kurota ubona inkoko ziri gutera amagi no kukwinjiza mu kigega cy'ibintu mu buryo bwa mwuka, muri stock. Mu buryo bwa mwuka ngo byarigiye stock ishira, reka tubyita uruganda. Aho ibintu bikorerwa. Ruvuga ngo Imana iguhaye favor, iguhaye uburyo, iguhaye inzira, iguhaye umugisha, kandi ugereye ku ruganda. Ntabwo uri majerwa ahubwo wagiye aho zikorerwa. Buriya mu nzu z'amajyanga ibintu byinshi. Yego. Hari amagi y'umweru tubona, hari andi asa n'ibara rya zahabu. Noneho kurota igi ubona risa na zahabu nziza, bisobanura ngo it's your time increasingly. Yego. Ni igihe cyawe cyabaye increased, cyiyongereye. Imana icyongeruka cy'ubwiza, guhirwa, kunyura hakwiriye, kongera gukundwa, kugarurwa icyizere, gukundwa n'abantu benshi cyane, kubana bari baragutaye, kumufite ubuzima budasanzwe. Muri make ni amahirwe ari hejuru yandi kandi asumba bwa buryo umuntu atekereza. Yego. Ubwo abantu iyo bavuze ngo it's your time, no kuvuga ngo ibintu byawe byose biba bimeze neza kandi biri increase. Yego. Kandi ukabona
iyo umuntu ari mu gihe cye ntabwo akoresha imbaraga nyinshi cyangwa yivuna. Ntabwo abantu bavuga ngo mumureke ari mu bihe bye, ibintu byose byikora. Yeah. Everything double. Noneho kubona amagi ahantu utakekaga, yego, bivuze ngo your treasure, ubutunzi bwawe, yari hidden somewhere, bwari buhisha ahantu runaka, Imana ibushyize ku mugaragaro. Navuze ngo musembe ubudasiba kujya muzi icyo mushaka. Ko buriya tugira abagabo n'abagore, tugira abasore n'inkumi, jeri bazi gushakisha pe, bazi gushakisha ifaranga, bataruhuka bigomwa, ariko ubuzima bukananirana, bakanga. ariko yurose amajya utatekerezaga, biravuga ngo sawa, utangiye destination yawe. Yego. Kubona amagi cyangwa rimwe ritogoka imbere yawe, gutoga ubundi ni ukwibarangura. hariho gutoga, hari ukwibarangura, ariko kwibarangura si inyarwanda. Hariho no kwitogoza. Ari ugutoga ni kimwe, gutogoka ni kimwe, kwibarangura ni kimwe, ariko ikinyarwanda yibarangura imbere yawe, ariko ntirimeneka. bavuze ngo yuwaso, wowe ubwawe uri umunebwe, wahawe umugisha, wahawe ibintu byose, ariko ntushaka gukora. Kandi burya Imana ntabwo izajugunya ibintu mu ntoki. Yego. Uravuga ngo icyongereza bafite ngo buri useless. Useless, no sense, no matter. Icyo ta laisser partir. Mbega nta bintu witaho muri wowe, iratogoka ariko finally iragucika n'ubundi rikagenda. Yego. Tugiye kuvuga iriya nzozi ya nyuma. Yego. Kurota inkoko iraririye amagi, cyangwa amagi ari muri kuveze, muri bya byuma bishinzwe kuyararira. Akatura papa uzi ikintu bisobanura. Biravuze ngo nobody, nta muntu n'umwe knows you well, ukuzi neza, bagiye kumenya uwo uriwe. ugiye kwigaragaza. Uriya nubwo turya imireti, ntabwo uzi kuri inkokazi cyangwa isake. Nuvuga ngo imyaka wasuzuguriwe, nateshwa agaciro, urimo ugiye kuvamo ikintu gitunguranye. Yego. Kiremereye. Rero mbwiza arasigaye ku magi, ngira ngo barabitawe bavandimwe, kandi barabyumvise, ni ukubikora. Ni izo nzozi niko zisobanura. Data baduhera umugisha. Urakoze cyane.